ugasanga uratwite ukirwa unywa inzoga unywa itabi ejo kandi ukaba urekarama ngo umwana wawe nta bwenge mu ishuri agira. Rimwe na rimwe ugasanga umubyeyi azi yuko ibiryo byiza byo guha umwana ari ifiriti, akaba ariyo ahoza ku mwana kandi ugakenera igihagararo cyangwa se imikurire y'umwana. Hello friend and family, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Ni Sandrine wanyu nk'uko mubimenyereye nagarutse. Murabona rero yuko mfite vibe, mumeze mute? Aha, amahoro y'Imana bane namwe mwese rero mukurikira Safi Jedi TV, mbahaye ikaze. Niba uri mushyashya kora subscribe, ukande kuri like, ukore share niba wabikunze, wibuke gusigamo no comment utubwire ibyo tuzakora ubutaha. Rero uyu munsi nifuje kubaha ikiganiro ku bijyanye n'imikurire y'umwana, uko umubyeyi utwite yakwitwara, uko twakwita ku bana bakiri batoya bakiri munsi y'imyaka 5 cyangwa se no kuzamura. Mbahaye ikaze rero nicaye ndatekereza, hari ukuntu wenda iki kiganiro gishobora kuba gikurikiwe n'umuntu aribwo gutwita bwa mbere. Nyine nabonye ari urugendo rurerure kandi umuntu ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe atazi bitewe n'uko nyine ari ubwa mbere icyo kintu kimubayeho. So niyo mpamvu rero navuze nti reka nkore akaganiro ku babyeyi batwite, turebere hamwe uko bakwitwara bitagomba kubatungura. Yes, hari igihe ibintu bikubaho bikabaho bitunguranye ku buryo wahanuza ugahamagara ukagira gute kubera yuko nyine udasanzwe ubizi. Ndavuga rero reka mbakorereho intuze. Hari ukuntu nyine nkanjye ndanwite, hari igihe wabyuka ufite isereri ukaba wajya no kwa muganga, cyangwa wabyuka wumva wacitse intege ukabura apeti ukagira gute, ugahita wumva wajya no kwa muganga kubera yuko hari ibintu uba utazi. Ni byiza rero yuko ugira umuntu ukuba hafi cyangwa se ugenda akubwira utuntu tw'ibanze. Rero ndashaka kugira ngo mbabwire, hari igihe waba wenda utabizi ariko ni ngombwa yuko niba utwite ugomba kugira ibyo wirinda, ugomba kugira uko witwararika kugira ngo wa mwana utwite azakure neza, azagire ubuzima bwiza. Wakwibaza ati nahera ryari niyitaho cyangwa se umwana ryari? Umwana atangira kwitwa umwana muri cya gihe intangangore igihura n'intangangabo. Icyo gihe nirwo rugendo, nicyo gihe umwana atangirira kuba yakwitwa umwana. Guhera icyo gihe ibyo ukora byose, uko witwara, uko ubayeho, imirire ufite, ibiki byose biba bigera kuri wa mwana. Aho ngaho niho rero uba ugomba gutangirira kwita kuri ukimenya yuko wasamye, nicyo gihe cyo guhita utangirira kwiyitaho no kwita kuri wa mwana. Hari ibintu rero abantu bakora, cyangwa se usibye no kuba leta itukangurira wenda kutanywa inzoga ku bagore batwite cyangwa kuziha abana batoya, ubushakashatsi bunagaragaza yuko kunywa inzoga utwite bigira ingaruka nyinshi ku mwana. Mu buryo niyo amaze kuvuka, uburyo bw'imitekerereze ye, uburyo bwo kugira ubwenge nyine muri rusange biragorana kuri wa mubyeyi wanyweye inzoga. Wa mwana w'umubyeyi wanywaga inzoga amutwite n'umwana mama we atanyweye inzoga, ntabwo bashobora kugira ubwenge bumwe mu ishuri cyangwa se no mu mitekerereze yabo, ntabwo bishobora guhura. So rero niba uri umubyeyi utwite, ntabwo ari byiza yuko ufata ibisindisha kuko bigira ingaruka nyinshi ku bana bacu tuba dutwite. Ikindi, hari ababyeyi baba banywa itabi naryo ni ribi, usibye no ku mwana nawe ubwawe ni ribi ku buzima bwawe bwa muntu. So rero niba utwite ushobora kwihangana nibura uwo muziranenge we ntazagirweho ingaruka no kuba wanywa iryo tabi.
So rero niba utwite ugomba kwitwararika ukirinda kugira umujinya, kuko buriya bya bintu bavuga ngo inda ngo irigana, urabona hari ukuntu bajya bavuga ngo nk'iyo urebye umuntu utwite ngo ukagira ibintu useka ngo umwana arabivukana. Ibyo bintu rero impamvu babivuga, inda ikiri ntoya irigana, uzarebe hari nk'ukuntu wenda nk'abantu babyaye bazamfashe bandike muri komenti, hari ukuntu nk'iyo utwite wenda ukunda kuryama wenda ukishyiraho nk'akaboko nka gutya, uri kubibona, wenda ukaryama ukishyiraho akaboko gutya, wenda ufunze ikiganza. N'uruhinja hari igihe iyo ubyaye umuryamisha wajya kure ukabona yaryamye kwa kundi. So rero ntabwo ari byiza ko ugira umujinya ngo uvuge nabi, utongane utwite, kuko umwana byose aba abyumva kandi biramwangiza mu mutwe. Niba rero utwite uba ugomba kwitwara neza, ukajya uvuga ubwira abantu neza, cyangwa se banakubwira nabi ukagerageza uburyo utari bugire reaction ku buryo bigera ku mwana ngo bikurakaze. Nawe muntu, niba abagabo wenda bakurikiye kino kiganiro, niba umudamu wawe atwite, nicyo gihe cyiza cyo kumukeyaringa, ukamubwira neza, ukamurinda stress kugira ngo umwana wanyu azakure neza. Hari ikindi kintu abantu batajya bitaho, niba utwite uba ugomba kuririmbira umwana wawe, kumuririmbira. Ubwo ndabizi hari uvuze ese ndamuririmbira niba ari mu nda uwo mwana arumva? Oya, niba umwana ari mu nda nabwiye yuko aba yumva gahunda zose, muvoma zose azikurikira, ibyo uriye ibyo bimugeraho, ibyo ugize gute. So rero nibyo uvuga ababyumva, ufata ku nda ukagenda ukoraho amagambo umubwiye arayumva, uko umuririmbiye arabyumva kandi akanishima. Niyo mpamvu rero niba uri umupapa uba ugomba kugira ngo umwana akure afite care zo mu ruhande rwose. Niba ufite amahirwe y'uko uri kumwe n'umudamu wawe, hari igihe muba mugomba gufata cyo kuganiriza wa mwana ari mu nda. Ababizi barabizi, hari ukuntu iyo uri gukora ku nda nyine utwite, umwana atera imigeri, cyangwa wakora aho wamwumvaga akimuka akagenda. Buriya muba muri gukina, biba biri kwagura ubwonko bw'umwana. Umva, ni byiza cyane rero kubikora. Niba uri gukora aho uri kumwumva, iyo yimutse aba agira ngo mukine, hanyuma rero ukabikora uri no kumuririmbira uturirimbo tw'abana, ukabikora urimo kumubwira amagambo meza, umuganiriza, ku buryo niyo ufite amazina uzamwita ugatangira kujya urimuhamagara ari mu nda, wa mwana izina ryiwe arabyumva rwose, ku buryo ushobora no kuvuga runaka ukumva ahise ajya nko mu rundi ruhande. Yes, rero mujye mwita kuri ibyo bintu. Ubwo navugaga icyo kuganiriza umwana, kumubwira neza, kumuririmbira akiri mu nda. Ndi kuvuga wa mwana ukiri mu nda. Noneho rero kugira ngo umwana agire n'imikurire myiza, akure neza ari no mu nda, azavuka afite n'ibiro bishyitse n'iki byose, bisaba n'imirire myiza. Uri buvuge ngo none se oya, umubyeyi utwite n'ubundi arya ibyo abantu babiri, ibyo ariye ibya mbere, intungamubiri za mbere zirabanza zikagera ku mwana, we yakira ibisigaye, ariko ibya mbere na mbere bihita bijya kuri wa mwana atwite. Niyo mpamvu rero umubyeyi utwite uba ugomba kurya indyo yuzuye. Twese turabizi indyo yuzuye iba igomba kuba irimo ibice bitatu: ibitera imbaraga, ibirinda indwara, n'ibyubaka umubiri. Ibyo ngibyo twese turabizi. Ifunguro ryawe riba rigomba kuba ririho imboga, wagiye ugashakisha uburyo wabona urubuto, niyo rwaba ari rumwe, buriya n'umuneke ni urubuto, ukaba hariho imbuto, ukaba hariho ibituruka ku matungo. Ushobora kuba wabonye igi, ushobora kuba wabonye indagara, ushobora kuba wabonye wenda ifi, simbizi, cyangwa se inyama. Ego, uba ugomba gukora uko ushoboye, ifunguro ryawe rikaba ririmo ibyo kurya byawe, bikaba birimo indyo yuzuye. Kandi buriya ntabwo ari ngombwa yuko indyo yuzuye, hari abazi yuko ari ukurya amafiriti, ari ukurya ibiki. Oya, tugomba no kurya indyo yuzuye kandi tugakoresha ibiboneka iwacu. Niba watetse dodo ukagushyiramo ibishyimbo, wibuke gushyiramo wenda indagara, ushyiremo karoti, n'imboga nazo ushyiremo inyanya. Uri kumva?
hanyuma niba ari n'icyo kijumba ku ruhande ushyireho ikijumba kandi uzaba uriye indyo yuzuye. Si byo bamama beza? Twige kwiyitaho, twige kwita ku bana. Ubwo narindi kubwira wa mwana nyine ukimutwite, ariko rero na nyuma yo kuba ubyaye, nyuma yo kubyara wa mwana nabwo uba ugomba kuguma kumwitaho ukamukurikirana kugira ngo umwana wawe akure neza kandi agire imitekerereze mizima, no mu ishuri umwana wawe ajya atsinda. Uri kumva? Buriya ntago hari ukuntu nyine bajya bavuga ngo iyo uhaye umwana ngo umutwe w'ifi ngo bituma agira ubwenge, ariko nyine buriya biba bijyanisha guha wa mwana indyo yuzuye. Ikindi kintu ni ugushyira umwana wawe kure y'amakimbirane yacu yo mu ngo, kuko nabyo biramwafekita, bigatuma wa mwana ashobora kutagira imitekerereze myiza. So rero niba umwana wawe amaze gukura atangiye kujya yifatira icyo kurya, ari we uba ugomba gukoresha uko ushoboye, nibura akabona igi. Nubwo wenda ntabwo abantu bose banganya ubushobozi, ariko uko washobojwe ujye umushakira igi, niyo ryaba rimwe gusa, naryo riramufasha mu mirire y'umwana cyangwa se mu mikurire y'umwana. Ikindi, umwana aba agomba kurya indyo yuzuye. Ntabwo umwana uzamufata amaze kugira amezi 6 ngo nuko yatangiye kurya ngo uhite ufata wa muceri mwatetse ari wo umuhereza, ngo uhite ufata bya bishyimbo wakaranze ugakubitamo amashu ari byo ukubita wa mwana w'amezi 6. Uri kumva we aba akiri mutoya, n'igifite ntabwo kiba gikomeye. Ntabwo uba ugomba guhita umuhereza ibintu bikomeye bigize gute. Uba ugomba kumutegurira ifunguro ryiwe ryihariye, ririmo bya bindi navuze haruguru, harimo imboga, harimo ibikomoka ku matungo, harimo ibinyamafufu, ibinyamisogwe, byose murabizi. Muri ntuzikurikira nzagenda mbereka n'ukuntu ushobora gutegurira umwana ifunguro, uko ushobora gutegura ifunguro ry'umwana nyine mutoya. Nzabereka uko waritegura, tuzatekana ubutaha mbereke uko mushobora gutegurira abana. So rero usibye no kuba umwana kumwitaho ntabwo ari uburyo bwo kumutekera gusa, hari n'ukuntu ababyeyi tutaba inshuti z'abana. Kandi buriya iyo uri inshuti y'umwana wawe nta kintu kibi gishobora kumubaho ngo ntukimenye. Kandi turabizi ko hari igihe umwana ikintu kibi gishobora kumubaho, ariko wagikavaringa kare, ingaruka ntizibe nyinshi nk'uko utakimenye. Urugero, ushobora kuba ufite umwana w'umukobwa, ariko kubera ko umuhozaho igitsura, umukangamira ugira gute, udashobora kumushyira hafi yawe ngo muganire, wumve ibitekerezo bye, wumve ibyo akunda, wumve ababana nabo muri sosiyete gutyo baba bajya ku ishuri bahura n'abandi bana bafite n'imico itandukanye. Ariko kuko udatega amatwi umwana wawe cyangwa umuganirize wumve ibimurimo cyangwa se ibyo abona, mbese ngo wumve umwana wawe, ugasanga agiye ahura n'ibintu bibi bitandukanye ntubimenye. Tujye tugerageza kuba inshuti z'abana bacu, tubaganirize, tubabe hafi, cyane cyane umuntu ufite umwana w'umukobwa uri mu myaka 10 n'ingahe gutyo, aba agukeneye cyane wowe nka mama, kuko niho aba ageze ahantu afite amatsiko menshi, niho ahantu aba ageze ahuye n'ibishuko biri hanze hano bikomeye. So rero biba bisaba yuko umuba hafi wowe nka mama we, ukamwegera ukamugira inama. Ntabwo bivuze ko n'umupapa atakwegera umwana we. Namwe bapapa mujye mugira uruhare, muganirize abana banyu, ni byiza. Ariko hari nk'ukuntu umwana ashobora kugenda agahura n'umuntu hanze akamushukisha ikintu, akamuhohotera, wenda urugero akamufata nko ku ngufu. Niba wa mwana ari inshuti yawe, atagutinya, utamwikomezaho nk'umubyeyi, ari buze yihuta nagera mu rugo akubwire mama dore bimbayeho runaka angenje gutya na gutya. Icyo kintu nukimenyera ku gihe, ugahita ufata umwana ukamujyana kwa muganga byihuse, bakagira ibyo bamufasha. Niba ari kuri RIB naho mukagerayo, ariko kwa muganga bafite ibyo bamufashije. Wa mwana, niba wa muntu yari umuntu wamwangije wenda yari afite na virusi itera sida, uwo mwana wawe
akaba uwo muntu yari agiye kumwanduza, ugahita umugereza kwa muganga igihe wa mwana bakamuhereza ya miti babahereza bakamwitaho, bizarangira wenda azasigarana igikomere cy'uko yahohotewe ariko ntagire ibikomere 2 cyangwa 3, ngo agire igikomere cy'uko yahohotewe, hiyongereho igikomere cyo kuba bamuteye sida, hiyongereho igikomere cyo kuba yatwara inda itateganijwe. Uri kumva? So mujye mugerageza mwegera abana mubaganirize. Ikindi kintu rero hari ukuntu ababyeyi tuvuga no umwana wanjye yenda ageze secondaire, yenda senior 3 cyangwa se niyo yaba senior 3 n'ibiki, ukavuga umwana wanjye ntago ngomba kumuha telefone, ntago ngomba kumuha ibi n'ibi, kandi ugasanga bya bintu umwima nibyo bigiye gutura umwana wawe mu bishuko, ugasanga niho abantu bagiye kumuprofitira. Yes, nibyo wenda telefone ntago ari nziza ku bana, ariko muri kiriya gihe uriya mwana agezemo w'imyaka 15 17 gutyo, mutega amatwi wumve ngo akeneye iki. Noneho numara kumva icyo umwana wawe akeneye, bizagufasha kumenya nawe uko wamutwara n'ibyo wamuha. Yes, ntago ababyeyi bose banganya ubushobozi, ariko umwana wawe ushobora kumuha amatusha akishima, ariko ikamurinda ibishuko byo hanze by'abandi bantu. Noneho igikurikira nyuma yo kumuhereza iyo telefone akeneye, ni ukumwigisha ni gute wakwitwara, ni gute wakoresha ino telefone kandi ntikurangaze cyangwa ngo iguture mu zindi ngeso mbi, akamenya uko yitwara. Ya rero ikiganiro cyanjye nakagaruka, rikumva uyu munsi ni ibyo bintu numvaga yuko ngomba kubaganirizaho. Ni byinshi mbafitiye, ariko uyu munsi reka ngarukira aha, ntabwo nshaka kubaha ibintu byinshi bibarambira. Tuzajya tugenda dukora gake gake tumarane irungu. Ya murakoze rero, niba uri mushya ntiwibagirwe gukora subscribe, niba wakunze ikiganiro ukore share, ukande kuri like, usigiremo comment, hari inyunganizi cyangwa igitekerezo ushaka kuduha wabisiga muri comment, ukambwira ati noneho ubutaha tuzakore kureba. Ya ikiganiro cyanjye rero nakagaruka. Ciao ciao.